Shalom, ni ukwezi kwa gatanu, ni itariki ya mbere, umunsi w'121 w'umwaka, igihe cyo gutera intambwe nsha. Ni ukuri igicucu cy'urupfu wari urimo ndakigusohoramo kuko ndi Imana y'umucyo. Amose igice cya 5 umurongo wa 8, ngo mushake iyaremye inyenyeri za Kirimiya n'iza Oriyoni, ihindura igicucu cy'urupfu ikakigira igitondo, ihindura amanywa umwijima wa nijoro, ihamagara amazi yo mu nyanja ikayasandaza ku isi. Uwiteka niryo zina ryayo. Umva nkubwire, utangiye ukwezi kwa gatanu, ariko ndagira ngo ubwire ngo hari imbaraga z'Imana zigiye kuza kugukura mu mwijima wari urimo. Imana irabizi ubuzima umaze iminsi ucamo, majoro umaze iminsi ubura ibitotsi, abantu bakuvuye, ni wowe basigaye baganiraho mu ma message chat zose, magurupe wabagamo niwe baganira inbox. Ariko umva icyo Imana ivuze, igikombe cy'igicucu cy'urupfu niyije kukikuramo ibyawe, gukuramo abawe, kuramo ubuzima bwawe, ahazaza hawe hakongera hakajya mu mucyo, kuko ari Imana y'ukuri. Rero izere, ukomeze usenge, ntucike intege, kuko iyo wizeye ni iy'ukuri. Nimba wajyaga unashidikanya, yemerere ugitize umutima wawe, ikwereke igishya igiye kurema. Mana ndagushimiye, urakoze ko ugiye kurema indi nzira kuri mwene data. Ibyari bimugoye ugiye kubisobanura, nubwo yatereranywe n'abantu, ariko wowe uri Imana idakangwa n'ibyo. Nubwo nta musada afite, wabamwereka ko bari kumwe nawe, n'ababimubwira bakaba bamwe na bamwe bamuryarya, ariko uri Imana ikora icyanyacyo buri munsi. Urakoze ko ugiye kumusohorayo, ukamugirira neza, ukamuremera ubuhamya bushya, mu izina rya Yesu Kristo, amen.